biranga umugabo uba nkubwire hari ikintu nemera nemera ukuri njye niyo unenze muri bizinesi yanjye ndakubaha nkurira n'umukiriya wa mbere kurusha n'abandi urumva uzi amahirwe dufite tuvugana turi babiri igitsina gore n'igitsina gabo urumva hari iby'abagore bicaye n'iby'abagabo njye nakubwiye ibyanjye umugore ashobora gushyira ku ntonganya buri munsi n'umugabo yagushyira ku ntonganya ukabijyamo ari umugore hari amahame agomba umugabo uzagira viziyo hari n'amahame agomba umugore uzagira viziyo ntabwo bivuga ngo kimwe mwishyurane yewe navuze ku ruhare rwanjye nawe uravuga ku ruhare rwawe ndakubwiye ngo ushobora gucurira umugabo wawe adasambana agasambana bitewe n'ukuntu umubuza kunkeka hari ibimenyetso biba bigaragara ushobora kubibona hanyuma nyine ukabona ko kuko umuntu mubana yahindutse niho hahandi nyine iyo utitonze yabijyamo ariko ntabwo nawe hari ibintu biba bigaragara ukavuga uyu muntu yarahindutse kandi ntabwo wabyisha utabimubwiye gusa ahubwo ugomba kumenya uburyo ubimubwiramo uko byagenda kose niba mwarabanye uba umuzi hari ibyo uba umuziho banza ucekinga umenye ngo ayo masaha koko nyirizina kandi buriya iyo hajemo ikintu cyo kwitaba telefone umuntu yiherereye iyo ni intandaro yo kujya mu bundi buryo niba mbere witaba agatelefoni yasona umugore akayitaba cyangwa umugabo akayitaba uyu munsi ikaba isonnye ukayitaba ukajya no kwihisha inyuma y'inzu ako kantu katangiye kuba kabi mu rugo wowe mu bana gerageza ubanze ukiteho wowe gusakuza ukiteho umenye ngo byagenze gute ese niki ntakoze kugira ngo bibe byarabaye impinduka niba yaratahaga saa tatu kubera icyo asigaye saa sita z'ijoro ntanarye mu rugo ugomba kubanza ukamwiga ku buryo uzamwereka ibimenyetso bifatika kuko ashobora kuba yarahuye n'ibindi bigare tuvuga mu kazi bakamubwira ati abandi bakorana ese ninde mugabo watashye saa mbiri saa tatu wabonye kabiri gatatu yajya gusangira nabo agasanga ba bagabo babo baba bizaniye n'inkumi nawe aziga kuyizana avuga ati ubwo nacikamo banza umenye ngo iki rero uwo mugabo wawe abamo ni ikihe cyangwa uwo mugore wawe abamo ese agendana n'abantu bwoko ki uriya mugabo wiyemeje gusubira inyuma akagendana n'insoresore aba yarangiye niba wiyemeje urugo komezanya n'abafite urugo uwo mugore wiyemeje gusubira inyuma akajya kugendana na bwa bundi bwose gendana nawe ariko gakeya kuko ubundi ntiwakwirekeza abantu bose ariko niba utashye ukavuga ngo ndatahana n'umuntu w'umusore mukicarana mu kabari saa mbiri saa tatu saa yine uwo muntu uzataha muri keto wowe ugataha mu rugo rufite umugore cyangwa n'abana urumva rudasenyutse gira inshuti ziri mu kigero kimwe nawe cyangwa se zikuruta nta muntu ufata inshuti zimuruta cyangwa ziri mu kigero kimwe nawe ngo asubire inyuma ariko iyo niho hanze bavuga nyine ngo siga imfunguzo zisigaye iyo usubiye inyuma ukajya gutora za mfunguzo wasigiye ba bantu batoya ujyana nabo banza umenya aho uri menya ijuru ryawe ikirere cyawe uko nanje unyigisha nubwo wenda hari ibintu uvuga urumva hari ibintu uvuga ukavuga ukagira ngo kubwira abantu nanjye uramfasha agufashe fasha pe ndamubeshye uzi ikintu nemera nemera ibintu bitandukanye kandi nemera inama urangiye n'ubwo waba uri umusozi wanjye inama nkemera ubundi ukemera murazi arazana akaja kwiga yaramufashe unyene nigera kuvuga ngo wenda nimba yataga saa moya asigara ataha saa mbiri ariko ashobora kuba ataha saa mbiri saa tatu na saa sita atarajya mu busambanyi wapi ari kumwe na ba bantu bamuneguye ngo iwawe uri inkoko kubera ko yasubiye inyuma akiha kujyana n'abantu yatambutseho cyane najyana nabo ariko gake kuko ntabwo wakwirekuza abantu bose kuko bazagukenera nabo baza kukubaza icyatumye utera intambwe ariko gendana n'abantu bari mu kigero cyawe n'abakuruta kankumbaza ikibazo kimwe ufite bizinesi ukora ndayizi abakiriya baje mpaka bukeye ntawararayo
niyo wambyutsa mu buriri naza kuguha amashami. Aha none se kuki uri igitsina gore urumva nguhamagaye ngo uri nk'umugabo akubwira ngo nshaka ibicuruzwa ucuruza narangiza ntasubiramo n'undi agahamagara ari kumwe n'umugabo wawe nawe ugahaguruka gatatu ukabimara icyumweru umugabo wawe yabyakira ate? Uriya biterwa n'akamenyero oya twumvikane nyine abakiriya nta muntu ubahamagara ntawe kandi nawe ushaka amafaranga ushaka kugira ibikorwa byawe bigende sibyo nawe arabizi ko ariyo nshaka. Aha none umukiriya arakubyukije buri munsi bivuze ko amenyesha umugabo wawe kuba muraryama ntajya umuntu guhamagara none mubyo oya mvumwanya wanjye telefone uzahamagara ihora ifunguye nyine mu mwanya ariko nubwo tugira amafaranga hari n'igihe shitani byivangamo kugira ngo idusenye ikaduha amafaranga ariko zigasenyerwa genda kubwiye ngo bizinesi yawe ukora ndayizi sibyo umukiriya mu kanya ukimara kuryama mwikuyemo mu buriri wowe n'umugabo hari n'igihe umugabo bashaka no gukora umukiriya akahita ahamagara telefone ntabwo uyifite uritaba ati nshaka ibicuruzwa ibi n'ibi sibyo ndabizi nubwo byaba bigiye kuba n'umugabo wahita byaka byakunuragaruka ukagenda ugatanga ibyo uratanga sibyo niba turabyita imana niba turabyita shitani na mukanya n'undi n'ejo bundi cyumweru kigashira hagati aho uba ugiye gusambana uba ugiye gutanga amafaranga ugiye gutanga ubundi mbere na mbere ugomba kubanza ukamenya ngo uwo mubana akunda. Aha yes sibyo warangiza wasanga nyine niba bizinesi ukora itamunejeje ukamwigisha kuko uburyo ugomba kumunezeza kugira ngo nawe ayigiremo uruhare kuko hari igihe bazahamagara ukamubwira ngo ujya kumfasha sibyo yego igihe nta ruhare abifiteho rero waramubwishyize ku ruhande bizinesi ari wowe wenyine uyikora hazavuka ibibazo. Iyo bizinesi niba umugore we atayikandagiramo uragira ngo ye gutora ibibazo gusa. Sitori gatoya nangwa se mbora gatoya umwana wo mu kibazo mfite sibyo arega buriya nubwo tugira ngo shitani ifite uruhare rwo kuyisenya n'Imana ikagira uruhare rwo kuyubaka urumva ko Imana ntabwo dusenyera ingo urumva ariko wija nyuma y'ibyo nakubwiye sibyo buriya shitani irategura n'Imana igategura irategura ariko n'umuntu abigiramo uruhare. Aha nyine okay sawa none se anyway ugiye kubona dadi ko masava ikintu ugiye kubwira ni kimwe urumva shitani yateguye itegura wowe yaguteguriye mu bakiriya urumva ikimara gutegura mu bakiriya bari guhamagara muri cya gihe umugabo agukeneye urumva niba shitani ntabwo muri shitani wayirwanya ute muri hano erega nta muntu usenya urugo ashaka gusenya urumva akubigiramo uruhare ari umuntu utamenya ngo yakuze ngo mbere banza umenye icyiciro ugiyemo. Okay icyo cyiciro tugiye kuvugaho niba ufite icyiciro cyiza urumva buriya ni uko hari ibintu mutazi ni ukuvuga ko ibintu byose tugeragezwa mu bintu dukora tugeragezwa mu byo dukora nyine none naguhaye urugero ibintu udakoramo inda waga kugerageza niyo mpamvu naguhaye urugero ruvuga ngo mbese ugeragerejwe mu byo ukora wakubaha umugabo wasuzugura yewe namwubaha nkurikije n'uburyo bizinesi ntabwo wayifunguye ngo uyifungure amagaye nijoro akanamperekeje sinabyuka ujya kwiteza ibibazo mu mukino uzi ko umuntu ashobora kuzahamagara nijoro aho ugiye kugutera izindi siteresi. bivuze ko umuntu aguhamagaye nijoro wowe ntiwamwitaba ndakwitaba nakumva nyine hari ibyo ukeneye bindi birenze ko ndi busohoke mu nzu ubwo nyine ntabwo nanjye ubwo wasohoka mu nzu ntawe ufite
oya njye nakubwiye ngo wanze kunyumva urumva nukuri ntabwo nanga kumva umuntu ni ikiganiro nashaka kubwira nukumva uri kuja hanze yacu nukuva yuko nukubwira ngo uri kumbaza sibyo uri kumbaza ngo uri gutera akabariro umuntu akaguhamagara sibyo bikuvuga yagiye mu gihugu yego njyewe ndakuze nujuje imyaka imyaka y'ubukuru ndayifite hanyuma rero umuntu aguhamagaye uri muri ibyo wamureka undi urumva nawe ntabwo wasiga umuntu uko ubonye iminota ntabwo ibyo bifata isaha bifata isaha oya biterwa n'uko bamwishimiye ikindi kandi nyine reka nanjye nsubize wambaze ikindi kandi ntabwo ari ibintu bizahora uko bigiyemo bahamagara sibyo ako ni akantu kaba kanyuzemo nka rimwe mu mwaka cyangwa mu mezi angahe ntabwo ariko buri munsi bashobora kuguhamagara indi ngeso ngo uyihorane mu ngeso bibaye gutyo byaba ari nko guhima uwo mu bantu waba warafatishije ubundi buryo hanyuma ukajya ubabwira uti ukajya ubasinyara niko njye nabifata kuko ni ikintu kitaza buri munsi ubwo rero nta kuntu niba ikintu kibaye rimwe mu mezi atanu mu mezi angahe ntabwo uwo mu bana yakigiraho ukomeye kandi nanone niba ugiye ukagaruka ariko ibintu bya buri munsi arakomeza yakomereza aho yaragejeje hoya ushobora no kubwira uguhamagaye ukamubwira ati nk'iminota nk'ingahe nari ngiye ku meza reka mbanze uhamubwira ni ngombwa se nkumubwire ibyo waba urimo oya ntayimubwira nari ngiye ku meza reka mbanze ariko nawe umukiriya umufashe neza nko mu bantu umuhaye iyo ashaka ibintu byose buriya reka njye nararebye nsanga urugo ntabwo ari ibintu byo kubwizanya ukuri ku kantu kose oya urugo rubamo ubuntu bwinshi akura umva nkubwire hari ikiganiro maze iminsi ndi kumva bivuga ngo babibwire Yesu urumva nica abadive maze iminsi ndi gushiraho kiravuga ngo amakosa yawe yabyuwe mu bana ngo ntamwabana ariko umuntu ufashe umwanya kuvuga ngo bibwire Yesu niba nimba yizi ndayizi ngo bibwire Yesu niwe ugomba kubwira ibintu byose ubundi mu rugo habaho ikintu cy'ubwenge umugabo umwe we yaravuze ngo habamo gucakura iyo ubuze ibintu byose ukabivuga ukuri niyo mpamvu ugiye buriya hari ibintu byo gusenga ndabikunda ariko rero hari n'ubundi umuntu aba agomba gusengamo ntabwo wambwira ngo iwawe uvugisha ukuri 100% ngo byemere pe ubu ijambo rigiye kubwira kakubwira ku bana wahise ubimenya mutari abana rwose ntabwo biba birimo neza mubamubona bishira ishushu hari ibintu byinshi muba mwahishanye ariko mu kwezi kwa mbere kwa buki kurangira byose mwabimenye yego si 100% ariko 90% ndabihamya ko mwabimenye niba nk'inzoga mbere atarayinywa urabimenya sibyo cyane ko niyo yayinywa yemereye ahandi ntabwo wayoberwa umwuka w'inzoga niba nk'itabi urabimenya urumva niba hari ukundi kuntu yikundira aba ex biwe urumva ukwezi kwa mbere uba wabimenye pe wabimenye aho rero niho uhera nyine wiga kuba umuntu waje mu rugo iyo utazi ko waje uje gushinga urugo urasenyuka kangushimira uri umugore mwiza gusa yewe rero mba numva ari ibisanzwe umva se nkubwire ngabo yaratomboye uriya papa w'abana banjye ari ukuntu iyo yarakaye ndabimenye iyo yakoze ibikosa ndabimenye kuko njyewe ntaguze kandi nta n'impamvu uva nkubaze ndazaguca ibyo mukabimenya nibura ndabizi byaka byakunda nishobora kuba sori kuba mwaje icyo kibazo yari yabikora ukabimenya ntabwo yari yansi inyuma na rimwe kuko njyewe mfite ukuntu mu migenzo kugira ukuntu umugenza bitandukanye n'ukuntu yirirwa mu byo akora
ashobora kuba avuye mu kazi yiriwe muri stress ntabwo yamuha abandi babasha kuzunika rwose niyo password yakoresheje ntabwo ushobora kuba wahaye mu bana keya neza narangiza abona umwanya w'ibyo gusa ntabwo yabibona rega burya nabwo bisaba ko hari ibyo wigomwa umuntu aratashye yananiwe yenda atashye yakurakariye nawe urarakaye kugira ngo se nurakara bizemera uzi ko ushobora kugira ngo yenda ashobora kuba yifitiye kamera akaba yaguhamagaye nko kuri telefoni ntuyifate ibyo nk'ubu ngubu akampamagara agasanga turi kuvugana kandi sindataha cyane mu kazi akampamagara agasanga ndiho akampamagara agasanga ndiho kumva agera mu rugo usanga yabishe urumva telefone yanjye ntabwo ibamo password bose ikindi telefone yanjye yanditseho